ndabaza impamvu y'ibimbaho, impamvu ibyo nkora bitemera, ninde wamfasha akanyereka inzira y'amahirwe, impamvu noneho ushatse kumbwira ko Maritini mwagera muri pisine? Maritini wongera ngo Maritini ni Maritini nyine. Kareka ngabakobwa babi shane ya hogoza ryigaju ihogoza boro n'aborozi, reba guteye uzi gusa n'umutemba shyushyu. Urashaka gutera ivisi? Nibyo. Ngo ndashaka kungira inama yo kuntu azitwara. Njye nagiye gutera ivi nyine. Kugira ngo nazamugabira nibura isi na Marisi. Zanyuza mirisha kambenga. Mariti, ibintu byo gutera ivisi shawe. Hari ibintu biri ku rundi rwego. Bisaba ko abantu nyine baba bamenyeranye, bakundana, bamaranye igihe nyine. Oya n'ubundi nta kibazo. N'ubundi turakundana, ndamukundana barankunda. Ikindi kandi ikintu kibinyemeza neza ko yankunda, yari yatinye no kubimbwira. Ndabizi neza agiye akora n'ibintu byinshi binyereka ko ankunda, arankunda nanjye ndamukunda. Niyo mpamvu nafashe icyemezo cy'ukuntu nyine natera ivi amusaba nyine ko twabana, ndagira ngo nyine amenye uko nzitwara. Rero byaba ari sawa nyine niba mumaranye igihe. Ntabwo byo bigoranye, ikintu usabwa cya mbere no kugura impeta nyine yo gupropose, sibyo? Wamara kugura impeta ugiye mu mujyi, ahantu hose wajya hariya muri bijuteri wabihasanga. Hariya abacuruzi ushobora kugenduka, umuntu wari wese wabaza ugeze. Umujyana abacuruzi ibintu nkabira nyine by'ibideri ibyo kwambara ibintu utamenya n'amashenete. Ariko umuntu wese wabaza ukamubwira uti ndashaka impeta nziza yo gupropose umuntu, aho yakurangira nyine ahantu bugura impeta. Noneho wamara kugura impeta ukagenda ukamusura, cyangwa se ukamuhamagara ukamujyana ahantu nyine atari bugukeke, mukabanza mukaganira ukamujijisha. Nkumwishyira amaze oya mujyana ahantu heza nyine nk'uwamusohokanye, tukagenda twameze nk'aho mugasohoka. Urumva? Cyangwa se niba bikugoye uzamusure musange iwe afazari, ariko ntuzamujyana iwanyu. Ntabwo byemewe, ntabwo byaba biryoshye nko kubona nyine umusuye ufite babigira nakantu ko kumutungura. Noneho ugereyo mubanze muganireho gato, nurangiza mujijishe murangaze, uhitugira gutya nyine upfukame. Ubwo nupfukama uhita ukuramo impeta, usaba yashyize mu mufuka ntabwo uzayitwara mu ntoki. Uhita umubwira uti ubwo nukuramo impeta nyine wapfukamye, uhita umubwira okay sakira gutya uko, sibyo? Upfukame nyine n'ivi rimwe, ubundi umubwira uti will you marry me? Nibyo yego. Noneho umva Martin, hari ikindi ariko kimwe ugomba gukora. Martin, Urugendo rwagenze neza. Rwagenze neza mama, nagiye amahoro, ngarutse andi ndashima Imana. Ese ugira ngo wari kugenda nayo wahuye n'agashaba? Ishaba wahuye nayo ntabwo wabura kutagira urugendo rwiza. Ariko se tubagira ndusubira ibindi. Uri ibintu by'ishaba uhora byemera bibaho? Ndumva uvuga ngo bibaho. Wahuye nayo uranayitwaza. Ubwo se si ishaba ntiwayibonye? Narese ni wowe uri kuvuga nubwo ni wowe shaba. Njyewe Kanyange ndi ishaba ikomeye. Umuryango wanjye wose batera ishaba.
mbese kera papa yabonaga uje amusanga ibiryo bagashyira aha icyo kunywa bagashyira aha nuko tukarya tukanywa na wa muntu akarya akagera iyo yajya yijuse nta nzara yamwishe. papa wamenya yari umuntu w'imfura disi. Data se navuga iki yari imfura. Mama rero nari nyuze ahangaha bwije ndavuga reka nkunyureho nagusize mu nzira kare ndavuga reka nkunyureho ndebe ukuntu umeze reka amasaha yo gutaha yageze. Mwana wanjye reka buriya nta n'umukobwa wo gutaha ijoro cyane buriya ntabwo ujya nabwije. Reka ntahe. Urakoze. Nta kibazo rwose. Kandi uzajye wibuka unansure. Nta kibazo ndakugeraho. Sawa rero muramuke. Reka kurenza irembo mwana wa. Yenda aho ubundi se. Bwije koko. Bwije cyane. Merci, ni karibu, karibu. Ngwino karibu. Shania. Shania. Muzitese. Ni sawa. Ndakubona. Ndabona usa neza cyane wagira ngo uri pastor cyangwa ugiye gusaba umugeni. Oh yes. Ahubwo reka nze mwakira dusangire. Shania. Uzi ukuntu iyo myenda ikubereye? Urebye ukuntu uteye n'ukuntu ako gasengeri nyine kameze karatuma nyine ugaragaraza bwa bwiza n'imiterere yawe. Noneho agakabutura ufite hano ko akomarite n'uganzetse kandi ngo mukunda abakobwa baba bambaye za rombiya. Reka wapi ya rombiya bisubira cyane ngiye rero nta buriya mu bintu nagukundiye n'uburyo wambara n'uburyo uteye ngenda bikunda. N'uganzetse rwose hanyuma siko watinze cyane. Shana natinze ariko mbabarira nyine kuba natinze ku kinyenzo nuko naje nyine kureba hariya se ari utuntu nakuzaniye buriya. Ni utuntu bwoko kizi uraza kutubonamo. ntabwo bizi ko ngira amatsiko n'ubizi Martin. Okay. Abagenda urebe. Gasanga ari utuntu twiza. Shania. Imere mi. Eko mwana Martin. Bigenze bitetse ngo ngusi. Shania. Ngo mere ngo ngi. Oya rwose mbabarira uhaguruke rwose ubu wakubona noneho umfukamiye imbere yavuga ngo iki. Mbabarira rwose. Shania. Ntago ntewe isoni no gupfukama imbere yawe. Kuko ni ikoraniro ry'abantu benshi ntago ngira isoni rwose. Ndagukunda Shania. Nifuza ko mbera umugore rwose. Mbese Martin urabona nge twabana mu nzu bigakunda urabona nakubera umugore. Shania. Ibaze ko mu bihumbi n'ibihumbagiza by'abakobwa ari we narebye nkabona niwe ugomba kumbera umutima w'urugo. Ukambera mama w'abana Shania rwose. Ebana nawe ibaze impamvu nyine ari we mukobwa mbibwiye. Nawe tekereza. Rwose Martin ntago nakubera umugore ngo bikonde. Kubera iki? Kubera kitambera umugore. Nese ubu sinakubera umugabo. Aya Martin kurakabaza ushira akadomo. Ese Martin urabona twabana mu nzu maze ukazangiza kujya urabona uri umugabo wagira icyo ugezeho umuntu. Ntacyo naguha Shania rwose kiretse icyo utashaka cyose nakiguha. Kuko ndagukunda kandi we mugore nkeneye nakubonye so urumva Shania kandi ndabizi bizakunda. Reka nkubwire basi. Ngende umukobwa uhenze. Njya amafi nkarya inkoko ndi wa mukobwa ukunda gusohoka buri weekend. Ese Mariti urabona wamaza ku buryo ntagira aho njya kubikora. Reka tuvuge noneho ko nanze kukubenga utazavuga ngo naranakwanze cyangwa utera indobo.
ese wowe undebye ukireba urabona twabana mu nzu bigashoboka nawe ihereza igisubizo Marite hereza igisubizo mama ifate neza imyenda irateye rega wiyipfunyarika ubu koko wagutuma imyenda yateye wazana reba ku maboko reba mu rutugu yereka abana nanjye uzayambara yihore ubundi se hariyo uzambaye yereka nanjye uzayambara nzayambariraho nuko ari wowe uzayambara nyine akira wongere ubitere rega mama uraturenganya imyenda ntabwo ubundi iyi mirimo si yanjye yakagombye kuba ikorwa na Delphine Delphine nzayitera n'iyindi ejo yihore base niko ubu muri uru Rwanda umukobwa cyangwa umuhungu bose barakora imirimo imwe kuko bose bafite imbaraga ibyo byo kuvuga ngo Delphine rero ngo niwe uzakora hangwa agakora ibi ngo oya nawe ufite amaboko ujye uyakoresha ariko ubundi nese wagiye mushakira umukozi kandi nta umva ntumbwire iby'umukozi ntumuzanire iby'umukozi hano ese ikintu ushaka n'icyo wari kumbaza umukozi azaza akoresha isabune akoresha amazi aribyo na tuwarete ndayibara iyo utume muri tuwarete yanjye yuzuze nese uragira ngo ukorere iki mama agomba kujya ubyihanganira rero ubwo nyine ukazana umuntu uzajya akora imirimo yindi yakunaniye nyine ese kuvuga iby'umukozi ko nta bushobozi bari nk'abantu nyine ibyo nkubwira byumve umuntu uza agakora uturimo twa tundi twakunaniye ese we kwanza umukozi ukavuga ko nta bushobozi kuzuza tuwarete urashaka ko nzanira ndakubwira umugore ibyo mvuga mama ibyo rwose bisubizaho bikuye nta by'umugore nkiri mu buzima ngiye kubana nshaka amafaranga nzabone gushaka umugore nyuma naramaze gukora ikofi njye ntarabona amafaranga ntabwo nzongera kujya mu byo kurota none aho uribeshye amafaranga se niyo yubaka reka nguhe urugero rufatika mukuru wanjye yashatse umugabo w'umukene barabana barabyara ariko urugo rwabo ruhagaze neza umwisengeneza wanjye yagize ngo arashaka umugabo w'umukire yewe nta nubwo kwabuki bakuvuyemo batari batandukana kurumva rero amafaranga siyo yubaka ariko mama rero ntugafate ibintu bya kera ngo byitiranye n'ibyubu sibyo ngenda bizi neza yehorera erega burya ntawe utinya ishyamba atinya icyo bahuriyemo ngewe igihe cyose ntaramara gukora ikofi ntabwo nzashaka kuko nimara gukorera amafaranga amaze kuyagwiza amaze kubona ikofi neza imaze kubyimba nta nubwo nzongera kwirirwa nivuna njya gutereta bazanyiteretera umva mwana mbabarira rwose urabona ko ndi mu marembera nka cya gicu ndabizi nyine se urengenza rwose ndifuza kuba nazasaza hari akana kawe mfashe mu biganza ambese akuzukuruka akana kagukomokaho ese wagira ngene ko ntako ntageze haguruka ubu nzengereje haguruka wandurire hira myenda yawe gira vuba nyuma yangane nzabishyiramo agatege sibyo ihangane ni ukuri reka nanjye ntabwo niyanga gusa ngewe n'ibyo akira reka ngukoreho ryake uyu muzungu mwana yanjye nyatsagira vuba ahubwo umuzungu aradukuramo iyo kotsa uko mbibona nsiga ahubwo utanenze ese nk'ubu ugiye akakwambura naguhitana kuko niwe wanendeje cyakoze ukuntu wiyitaho ahantu hose ujye wiyitaho atari mu isura gusa mbabarira
sega ugira amagambo gira sega ase ntakurara ntabwo ndara ngaho kame awe yesu nyagasani cyo kuzi ukuntu umugize bagusiga neza ubundi nk'ubu maritina akubonyeho kabyarawe reka ibyo nugumera se no reka mbanze nireba ubundi gusa njyewe utaninze nkabura yari amafaranga kuko banza wirebe yes Kristo noneho ukuntu ngize noneho abantu bavuga ko ndi shitani batarambona ndapfuye no uzimuye noneho na Martine noneho ya mitoma yiwe waragambwira ngo marayika ngo iki ngo akazuba ko mu buki noneho banza yahita avuga ati kwa generalize umva ahubwo uranibukije Martine bite byiwe kutanesore nicyo mvuga katugira ubujaje ese bigeze kutambwira Martine nyine yarashije ubundi nyine araza yewe ngo mbona umuntu arapfukamye nk'uri gusenga nk'uri gusaba penitensiyo ese yabaye yabaye arapropose ndakwinginze namwuka mfite arapropose aminduka ndavuga ati yes we ndumirwa Martine nyine nimba Martine yarateye ibi akagupropose uko yamasengesho ni ukuri nise warayemeye cyangwa ukundi inkuru wese urumva byagenda gute urumva namurebera izuba waremeye ariko kare nagushukaga ngiye nembera zirabona ngiye Martine somwe ko ari bugari utemeye mbabarira rwose ntabwo byavamo umva nyine ubwo sinzi ukuntu byarangiye ariko nanze kugifata navuga ati ntibyakunda n'ibiki ubwo mperuka musohora hanze ninjira mu nzu nimba yararaye hanze utisobana yaraniyahuye umva mwihorere genda wambara udakerera bireke ibingibi bireke ndabikuraho Alo. Wahageze? Nyine urabona iyo portail y'ubururu. Winjira mwaho ngaho, naho ngaho kabisa. Sawa. 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 Meze neza. Ndaho. Ni karibu. Merci beaucoup. Wenda kwizeye none se ko makurangiye ugahita uhamenya. Uciye mu kaguni byatari mbanje kurangaguza burya. Ariko niho heza aho abantu baganirira. Ya, ni heza nta kibazo. Mutuje wala hameze neza cyane. Ya, ni bon cyane. Nyiriwe mabuja tubakiriza iki se? Orange. Konje cyangwa ishyushye? Konje umereze n'ikirahure. Merci. Urase ka orange uriya niko sawa. Ubwo uravuze ngo nk'iki kanje niko nge ninywera. Nabazaga gusa wenda. Shobora kuba nka Kongo nanjye ntawamenya. Kano karana ndenge ka orange niko kanje. Nta kibazo. Hanyuma se. Kuba tinze byagenze gute Shaklo. I'm sorry maze natinze byatari nyine nagize gahunda yantunguye. Urakoze? Nakindi. Nagize gahunda yantunguye sha nyine bituma ntaboneka. Bituma nyine mbasha gutindamo gakeya. Ko gahunda kakugoye cyane. Sibyo ko ukuntu nkuzi nkubona mbona utakwica gahunda nyine. Bitewe n'ukuntu nkubona. Subizi se kwica gahunda ntago ari ibintu byanjye iyo nemeye mba nemeye. Iyo ntafite umwanya ndaguhakanira. Nuko nahuye nako kamubogamizi gatoya nyine ariko sava. Bibaho birumva. Bibaho cheers.
Aurore, hari akabazo nyine nashaka kwibariza, urebye ahanini nicyo cyatumye nyine ko nifuza ko twasangirira hano. Akabazo? Wigira ikibazo wenda nta nubwo ari n'ihurizo, ni akabazo gatoya gusa nari maranye iminsi numvaga nkubajije ntacyo byaba bitwaye. Mu by'ukuri urabizi ko tumaranye iminsi, ndakeka tumaze kumenyanaho kandi tumaze kuba inshuti. Sinzi uko ubibona, njye niko mbibona. Ese turi inshuti nyine, si ubizi turi inshuti, nese twasohokanye hano mu ruhe rwego tutari inshuti, ngira turi inshuti rwose. Ni byiza cyane. Gusa njye numvaga wenda hari ukuntu waba warabifashe ukundi wowe. Njyewe uko mbibona mbona twarabaye inshuti cyane, sinzi. Keka niba wenda wubihakana cyangwa ukaba wumva atari ibyo. No, oya. Njye maze kubibona tu, ariko biba byiza iyo ubibajije. Numvaga nabikubaza nawe kugira ngo bibe byamfasha nanjye. Oya, nta kibazo rwose, turi inshuti njye nawe, niyo mpamvu nyine mba nafashe umwanya nkemera ko tubonana. Nyine ariko nanone bivuze ngo ushobora kuba no kuba tunakundana, ntabwo mbizi. Ese Claude, ndabaza impamvu y'ibimbaho, impamvu ibyo nkora bitemera, ninde wamfasha akanyereka inzira y'amahirwe, impamvu